nirirwa nkarara ariko mwana uyu mugabo uri hano ushako ubundi bunajyaga hepfo kabungu umwaje kubikorana nansimbukiye ubu bibi koko ibi byo mupfa Katarina ubu ndayisanga mu rugo ubu nticyaba cyagiye kubungera ariko mana yanjye kiriya kigore nzakica kiriya kigore nzagihita Shagari Abura gasani gatari karamizwe impirika bwera bwera ariko se wa mana wiko ubu uyu mugabo uzajya winjira hananuka abo maherezo zaba ya wazi twikabura aho ngaho ariko se uruduvugana nabi bimeze gute mwiriwe ariko kiri kuboshe kazana amagara ayiwe ariko se umwori kiburi gihe uhora untoza kunyeka umugabo mwiza ni iki nagukoreye ko mbwira none se wowe taye nziza isura nziza nk'abandi ariko se urabona hari icyo ntwange ubu dusokanya tukagenda naba ngusebeje koko nakoreye wagira ngo ne ariko se twanaganira amakuru wiriwe hehe ko rero ngo bose kishwe n'iyanyuma ese wambye Iravuga ndakumva mugabo genda hajya umusego sha genda ku musego nzanire bitwenge by'ipisi numva ikintu cyatambitsemo aha ngaha ni igiki se mugabo mwiza utwenge reka nyaruke nziza niko sha Gatarina aho gapfa ariko ubundi iki kigore nagitoraguye he karame mugabo uhanyereka nyoko sha kitenze nyoko ageze aha ngaha bitwenge byinshi singizi nabizanye akabyara n'ubwo ikigojya ariko n'ubwenge burimo icarwa aho ngaho kumva mugabo mwiza ariko wayinyayeho ugatsingaho oya ntabwo nayinyayeho ahubwo hari igihe kubera ubukonje biba byakonje ariko gerageza biraka rwose yaje se nakugira impano ubwo sha none se ari undi mugore ntiyazimanira n'umutware rega nabanje kukubaza amakuru y'umunsi aho wewe se nakuzimanira ntaramenya ngo wiriwe gute koko ariko nta kibazo ndabikora ubundi iki kintu nyirane nzakugire nego oya ariko nukuri nta kibazo nzanira ibyo kujya ka ibyo kurya kugira ngo biranahari bigeze ubizana ahubwo ugize ngo ntabihari ko wagiye hagira kugiye kugira urushaka ariko nyamara wagerageza ahubwo niba hari n'utwo ufite mu mufuka wazana nkajya guhaha nkakuzimana ese reba amazi yatembye ageze he koko bwakeye ni saa 11 igitondo cyose wa mugabo koko ni iki nagukoreye gituma utanambaye intonganya ibiryo ntabihari nubona ku ntonganya gusa nta no guhahirwa koko wakibona n'ibirahure kamigendere ka none se kugiye utamaye posho bigenze gute koko mugabo mwiza inyuma gato wihirye ihangana ariko sinagukoreye ibitutsi gusa nyo nzanya nirirwa nkarara ariko mwana uyu mugabo uri hano ubundi bunajyaga hepfo nugurirwa nkubitwa ntarya nirirwa ibitutsi n'inkoni koko nk'ubu yanjyana yakunya ngo iwacu ambwira ngo rwose ngo ibiryo birahari ngo ibintu birahari none yirirwa ndaza ku bitutsi ku nkeke nta n'ibiryo ahubwo akazamba bose nzabigere gute ariko uyu mugabo ndaza kumufata icyemezo ndamurega rwose ndamurega uracyabwaje ako oya nawe ndi kubwajagura none se mugabo mwiza nza ni ibyo kurya aho uzirikwa mu nzu nuko uzirikwa mu nzu koko yo manyagasara utanamubika rwose ikintu izagisamba uyu mugabo wari unonganya ntamenya n'ibiryo salama Erikire sha ibintu ni wagwana kabisa amakuru yawe sha urakomeye ese mwana ngura musaza wangu kamasango bimeze bite
byose buri munsi barabakubita ariko natwe byaratuyoboye. sikomere ku mugore yambwira ngo ngasigaye nagira mukubita mwa Ndabizi ubona rwa rusaza atari uruheremwa. ko mbanza wa musaza afite utugesi tutari sawa muri no minsi ikomera ukajyaho ukuntu twahuraga tukaganira tukagenda tukanywa akantu k'agacupa kanganiza ukuntu bimeze ntabwo nzi ko yakora biriya bintu byo kurwana n'umugore we. Natwe uriya musaza yatuyoboye. Umuntu utinyuka agakubita umugore kandi ari amategeko. Oya mbere yuko tujya kuzabarega tuzabanza tuganiza umugore we n'umugabo sibyo nitumara kubaganira nitwumva umugabo atari kubyumva neza cyangwa umugore tuza tugenda tujye kubarega. Bivuga wari ugiye naringiye haraye ko tugende nyine umugore nka kamwe tuba tukaganira twumve umwanzuro twafata ku birari mukomere amakuru yo gatari meza buhoro umeze neza cyane neza ariko si cyane kabisa nta byagenze ufite kandi byagenze ha wahora n'icyo wavuga none si kamaze mu kamasa ko ni mero ka amakuru yewe bizeye kamasa amakuru ye niba nakubwira ko ari meza niba nakubwira ko yara ubu ngubu muzeye kamasa yarananiye aragera mu rugo agakubita agahondagura akabaza ibiryo atabihaye amasafuriya asikiye abyukira mu gikoni niyo ugera asigiye umwana akabirya muri iki kinyejana mu kigero ubyuke mu masafuriya wumva araza akabaza ibiryo atahase yabona ko nta biharaga akajya mu gikoni arara mu gikoni akokora ubusafuriya nkubwira ngo iki kana niyo wa mugabo nubwo none sasa rero iki nakubwira twamusura abaturage ndabona njye nzamujyana mu nteko none se niba ibyo nasigiye umwana ajyamo akabirya nzabagaburira kandi ntaha aragenda akirirwa ntako mbarambwiye nta ndaya afite cyangwa njye ndibaza byaranyobeye ubundi umuzeye kamasa mama nasigaye aca wameze gutyo nakimvugisha nanjye ndamubitse muzeye kamasa bimeze bite namvugishe niba hari shoshe tugafite ku ruhande ntabwo mbyumva ariko buriya nk'umuntu turamuturira abayobozi cyangwa se abaturage kugisha n'inama pe ngende nshaka kumushyira mu baturage mu ntego kwa kabiri kuko ntabwo byumvikana nta n'impamvu ariko n'ubundi yose wari ugiye pasi nari nkomeje hano imbere umwana yandwaranye ngo nzamukureho n'igiceri sasha reka umwana yandwara cyangwa se amahirwe yatanze mituweli ariko ubundi habe n'itikire bigiye nzangerera mu kabarore cyane kera nuko yego ariko kuwa kabiri uzaba uhari umuyobozi inkoko niyo ngoma zaba ntari gusumba nako baturage yewe ngo ni usibuye ntabwo ari meza ngize amahirwe ndakubonye ubundi nari nje kureba ariko duhuye mu byareka ngo ngeze ikibazo mfite ubu ngubu rero muyobozi reba mu rugo byasasa umugabo aranyirukankanye sinabwo wakwihangana ngo duhure muri ofisi ko mvuye mu misozi yo kureba abaturage bahaye gira inka ko bazifashe neza twahura nkasanga ese umugabo aranzengereje ubu baranyirukankanye ubu mvuye mu rugo n'ikimenyimenyi nsizeyo abantu bahumye ubu muyobozi rwose ugerageze nkemurire ikibazo kuko nutayikemura rwose mwarangira urasanga twicanye pe umugabo wawe ni muzehe bamwita muzehe kamasa umva yansaje asa nkubita amuhoza iminsi amuhoza hinduru kunkeke n'ibiryo by'abana arasa akanabirya nyakubahwa muyobozi rwose ihangane dukemurire ikibazo kuko nutayikemura urasanga twicanye nacyo kiri kugira kizima
na Verena. uri umugore wa Kamasa ndi umugore wa Kamasa ariko umva aranzengereje noneho mu rugo hakubise huzuye abantu aranyiruka mbona tukiri mutoya uri umugore wa kangahe wandorera menya ni nka gatandatu kuko byanyu byarancanze amaze kunkeke n'abagore mwe reka nawe uzabwire n'abandi kirazira kikaziririza kwihambira ku musaza uzi neza ko ashaje Kamasa ko mbona no kugenda byamunaniye none se kagukura iwanjye akubwira akwizeza ibitangaza nk'ubu yanyizeje wamubonaga ntabwo namubonaga ambwira ko imisozi ihari ari uguhinga ibiryo bihari ntazicwa n'inzara ariko ikintungura ni uko nza nkasanga n'ibyo nasibye abana yabiriye Kamasa kwizeza ibitangaza ute umubona ibyo byo gukurikira ibintu nizo ngaruka rero ndi kubona ubu aranyirukankana akankubita n'ikimenyimenyi mu rugo rwose ntakwise huze ubunge aranyirukankanye ndahuza none rero ikibazo wowe nyirizina turi bushingireho ikintu wifuza muri make ni njye ndifuza yuko mwantandukanye na Muzena Kamasa mukanatugabanya kuko urabona ko namubyariye mufitiye umwana hanyuma ibintu bikarangira induru zigacika mu mumaranye igihe kingana iki tumaranye imyaka 3 rero kirazira muri leta imyaka bagenye yo gutandukanya aho umugore n'umugabo babanye byemewe n'amategeko ni imyaka 4 yonyine naho ubundi byo kubana mudafite gahunda yo kubana ngo mugiye gutandukana buri kanya ibyo leta y'u Rwanda yarabiciye ahubwo icyaba cyiza tugende makiranure nimba ari nta kindi mwapfaga ko utaramukurikiye iyo mitungo komeze mubane tugende rwose mana ujya gukemura ikibazo gihari kuko arandembe muzeka amaso arandembe ubundi mwabanye muteganya kirananiye ariko nawe urananiranye muzehe urananiranye ndananiranye sho gabanya nubwo yuko umugore ukamutoteza narasubita no guhaha ubwo utekereza ikikare muri iki gihe muri video turi muzehe kamubaza kuko ujya ibiryo by'umwana uba wabuze ibiryo koko ntabwo mbona hafi sho nanone uca kurwanya kangahe waha nukarwane uriya mugore icyambere nta nyasha agira ngo wowe mukurikiyeho nyasha wagiye kumushaka utamureba akwereka Verena aya wo Verena mwireke uwo mwihuri ujya ureba umugore mwabyaranye noneho rero ndende mbabwire umuntu wamukunze azaza amufata mujyana oya ikigina cyumvikanye oya ariko sha ubundi wowe Feliciyane sanga soka imbere genda oya wase muri kujya n'umuturage atavatu bayo vira bayo uretse muri Rwanda gihanyina oya mwihoreye wirwanira mu rugo singo ushaka Feliciyane nyuma n'inzoga mu kabari uwe n'ubundi mugiye gutandukana aya nta mpamvu yo gutandukana mwebwe turabagira inama tujye no ku kagari ubundi ibintu tubiganireho neza mu byanzuro nawe ubwo byumva urumva imicurima agakungusiga uri gukina muri domisi abagore baragushuka ngo mubishinga abagore ngo mubishinge sha ufite imyaka ingana aya muri masaza nawe wavu nyaka ingana none ngo rakabije uyu ni umusaza niko najyo kuri tuze kumugira inama nkaboze kuri kera baravugaga ngo nta musaza nta mwana ngo ikigira inama umusaza mwebwe mukujya mutugira inama dusigaye tuzibagira numva mutakabije iyo niyo viziyo aya murakabije kuko uwo mwana wawe garure ariko se uriya muvuna muheto ibikoko bikunda ku inama nakugira rero nk'umuntu w'umusaza kurenga ugezeyo umusaza oya sha oya ntago uyemeje gusaza aho ibyo birimo mumbwira ngo umugore ngigenda muhaza umuhagu uyu niwe musaza Kamasa Kamasa wamugira inama yumva ashaka no kunsimbukira oya mureke nanone ubu mitiye hano nari nanagera no mu rugo mvuyira mu misozi kureba inka z'abaturage babahaye ndebera rega muri bashaka no kunsimbukira uvuna muheto ubundi ni wowe umuza reba aya se ugabanya amarene ubwo muzehe amenye ko oya ngende mukamfatira mu hagati mukamfatira n'imyaka yawe tuze nimba yumva atakumvikana n'abantu bamagara ipandagare uremera gusaba imbabazi cyane ntabwo ubyemera ni ibintu bibiri ushinzwe iki se sha igitifu sikayo ntabwo umuzi ubundi nta nubwo uzi n'abayobozi bakuyobora reka bazane pandagare tubyemera oya naho se kandi wipfukamo ubaye oya wigwa mwisusa agarara nk'umuntu w'umugabo wimeje kumutunganya umuyobozi ngewe antandukanye n'umugore uyu mugore arananiye ashaka divorce muri make
Okay, ngaho tubwire ikibazo ufite. nk'umuntu we oya kaduhere ku mugore. Umugore ni wowe ufite ikibazo. Ikibazo ubundi mufite nyirizina gitumye. Noneho rero baturage ngize n'amahirwe muraje mumfashe bikemura iki kibazo cy'aba bavandimwe. noneho rero umuyobozi no gucemura Umve impande zombi. dore uyu ni umugore w'uyu musaza sibyo natubwira ikintu bapfa Yegere hano Urumva? ngo tubwire. n'uburyo bimeze tunaho twari tubakemura ikibazo bafite njyewe rero muyobozi hano ku rukiko n'ubu muyobozi yamwihorere njyewe ikibazo mfite ubu ngubu uyu muzehe Kamasa amaza ku nkeke akankubita akantoteza n'ikimenyimenyi ubu ngubu ikintu kigiye kuzankura muri uru rugo kigatuma dutandukana n'isafuriya y'umukobwa ikimenyimenyi muyobozi yewe ubwo mukoko muvuga umugore akunda umukobwa Umuntu w'umugabo ujya gukomba isafuriya. ubu koko uri kuri ubu ngubu ubu wajya kubikorera nansimbukiye ahubwo njya iyo safuriya yizanye hano kamasa koko we ahangaha ndi iwanjye Reka kandi iwanjye Nazane pandagari ujye ku aho kugira ngo umugore abunjyane mwasubwa ntimwumva njye nzamuha divorce ndebera umuntu w'umugabo uri mu bukoko uyu mugabo ikintu tugiye kumukora ni ukumufunga nta bindi. ahubwo njye wumfunze niyo plan yabyo kabisa. Ufunze niwo mwanzuro wabyo ntabwo wamereza umuntu Reka nze ngufunge. uragenda mumunyicariza hariya ngaho ndebera muyobozi mu bantu mu baturage mu nteko kwa kabiri no mu bantu ubundi muyobozi ibi ni iby'abana muyobozi ni iby'abana turumva n'uyu mugore duteka ibijumba nta cyararamo biribwa niyo nande cyaraye icyo giharije abyuka gitamira uransekeje wa mugabo. imikeke y'ibihaza nta n'umwe nayasanga kaba ari iby'umwana se kuzirukira mu masafuriya ibikoko byanjye muzehe Kamasa yarananiye yakwareka bakagutekera bakakugabura utagiye kwirinda ujya rero muzeyi dore uyu ni umuyobozi sibyo niyo dushinzwe muri ino kati dutuyemo ntabwo nk'umuntu w'umuyobozi inyanza agiye kugufatira ufungwe cyangwa se usaba imbabazi urahitamo oya tuza sinongere kumva uvuze cyangwa se bakujyana nahoze ngaho rero mw'abaturage iki kibazo mwacyumvise ngize n'amahirwe nsanze mukirimo mwebwe uko mwabyumvise murumva iki kibazo twagikemurutse Kimasa reka itabi nta muntu unywa itabi mu bantu Kamasa cyangwa tugufunga shiranga vuba kirahani gira mwana niba wumvira abayobozi shiranga itabi rye shiranga rishyira imbere ye uraza kunywa mukanya nta kibazo tugiye ngaho mufata umwanzuro umwanjye w'umuturage icyambere uremera kuva ku ngeso ufite urabyemera cyane ntabwo ubyemera n'ibikoko se nkabivaho yego imbere cyane ibikoko nkabivaho kabisa reka mbunganira aho hantu ahubwo niyemere kuba umwana hanyuma umugore nyine aba umugabo abo n'umugore nyuma wumva ko ukeneye ibikoko umwana ngana nyamuyo muzehe rero akaba abaturage mbunganira ku jambo bavuze uremera kugarura umugore mu rugo uremera kumukubita umuhoza ku nkeke cyangwa se ugahitamo kujya muri gereza mu kintu ni bitatu ibikoko bibamo icyunyu nabyo ibikoko n'iby'abana urikubona ko wabyaye ubwenge ku munsi umwe azakura akajya abikokora sha adakura ko wagiye guterera iyo ngese azayikura kuri wowe nabona se ari gukokora se ni gute umbwira ngo ubuze urugero rw'uzuma ni uruhe ubundi ingeso usibye byo gukokora ibikoko ingeso ufite zituma umugore agenda n'izinkana vugisha ukuri ni isoni cyangwa se amagara pandagari hariya ku murenge hari ikintu cy'igikara bita nembo iyo bakigukubise ku mabuno uhita usubiza ubwenge ku gihe n'abasaza se barabakubita ahubwo icyaba cyiza dore ubu ngubu uramfatiranye mvuye mu kazi ntabwo ubu ngubu urebye nawe twaje abapolisi ngo babanze bagukubiteho ka kaboro k'isaha hano ubundi njyewe nareka ingeso yo gusambanya akareka ingeso yo kubyuka ajya mu masafuriya kubona akareka ingeso yo gutankubita ntoteza turabana ariko natabireka ntabwo biri bukunde ubu si ko mbona nta n'umugongo afite
iribana nyine abyimenye none se ko atankubita noteza mwebwe kuko nananirana ni ukumufunga nabi Nabi. ahubwo mwebwe uko mubyumva nk'abaturanyi abarambi ambereke mwebwe murumva iki kibazo twagifatira umwanzuro tworoshye oya twakubwiye ngo iki mwebwe iki kibazo murumva twagikemura hanyuma dufata umwanzuro ko tubaha dore buri no kwira nje no kuruka dore n'amasaha nafatiranye mvuye mu nzira n'amasaha reka duhere kuri wowe urabyumva ko nimugiraho umubogamira oya niba yumva ingeso afite wazivamo nta mpamvu nta kabuza yo kudasubirana nawe ariko niba atari ibyo gereza nawe urayizi nawe gira uko byumva uko mbyumva umusaza asaba umugore ibibazo akamugora mu rugo wowe urabyumva ute madamu nanjye nareka ingeso afite akihana turabana wowe umuyobozi ntago ndi warushye rwose uyu mugore ibyo byose nakoraga ngiye kubyihora ariko nawe nandekera ubukoko ibikoko muzabyumvika ariko sina ngombwa kugira ngo mubizane nimba koko ibikoko muzabyumvikana nyuma muzabyumvikana muri mu rugo nk'umugore n'umugabo mwaryanye mumari si ngombwa ngo ingeso zanyu muzizane hano hanze kugira ngo ngiye kujya impungure ngaho Gatarina ngo musabane imbabazi ureba sikare kose ibyo byose ni ngombwa ndakubabariye rwose ngo abayobozi bo baze mu byanyu mujye mu byiciro sawa kandi murakoze yego urakoze nawe yego murakoze gusabana imbabazi ndazimuhaye rwose nawe nizeye kujya kwisubira ntacyo muramukeye yego reka twigire no mu erega ndagukunda reka mbike isafuriya mugabo no mu tugiye abantu ngo n'ibikoko shino n'umugabo wanjye ahindutse rwose rega gari byanancanze kabisa uratangiye kandi ibyo bijya hariya isafuriya